Yes, bakunzi bo ku Mumbe TV twongeye kubasuhuza. Iyi ni chaîne nshyashya twafunguye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru atandukanye ku isi yose, twibanda cyane kuyavuga mu Rwanda. Ngira ngo hari chaîne nyinshi zigiye zitandukanye uko mubizi zigenda zitanga amakuru atandukanye, ariko agashya k'iyacu nuko izajya yibanda cyane kuri politiki, yibande cyane uko abaturage bazindutse, yibande kandi nanone ku mpande zombi bijyanye n'ubuzima, imibereho myiza y'abaturage. Iyo tuvuze politiki tuba tuvuze ibikorwa ibyo ari byo byose biza gufasha umuturage kubaho neza, bimufasha mu iterambere rye muri rusange, bikagira ikigero bimukuraho n'ikindi bimugezaho. Rero kenshi na kenshi murabizi, singiye kwinjira mu bijyanye nk'umwuga wacu itangazamakuru, ariko murabizi ko iyo tugiye gufata inkuru zitandukanye dufata ibyagenze neza n'ibitagenze neza, kugira ngo byibuza naho bibasha gukorwa haze mu bujyanama, abantu babashe kwikosora, babashe kwisubiraho, cyangwa se abaturage babashe guhabwa amakuru y'ibibakorerwa. Ngira ngo rero ntabwo ndi butinde, njyewe turi kuzadukorana umunsi ku munsi, banyita Kami. Hari mugenzi wanjye nanone tuzadukorana, ariko ntabwo araba tayari cyane, aracyari i Burundi, arakisuganya ku bikoresho ibyo byose kugira ngo amakuru yacu tuzatubagezaho arusheho kumera neza. Rero hari nimero muzaba mudushakaho, cyangwa se ku gitekerezo runaka, cyangwa se ubufasha runaka, cyangwa se ku kibazo runaka, cyangwa se ahantu hose ushobora kubona inkuru kumva ko ishaka kugera ku baturage, cyangwa se ubuhamya runaka bw'umuntu ku giti cye ashaka kudusaba ngo tumusure. Rero nimero uzajya utubonaho ni 072 99 20 313. Nongere nyisubiremo, ni 072 99 313. Yes, murakoze cyane. Ariko nagira nkwisabire wowe ukibona ko iki gitangazamakuru cyacu bita Umubumbe Official, ndagusabye ngo ukore subscribe kandi no gukora akana kameze nk'inzogera. Ikindi nanone ndagusabye kugira ngo ukore like, comment, share ku biganiro byacu, bitwongera morale zo gukora kandi bikatwereka ko abantu badukurikira. Yes, murakoze.